Ikaze nanone muri Tanzania hagati y'uwita Rayvanny n'uwitwa Mark Voice bikomeje kuba barabara, bikomeje kuba too much kubera ko buri wese ari guca ruhinga nyuma mugenzi we akamuvuga nabi n'undi nakavuga bimwerekeyeho. Ni biki byagenze bite? Uwitwa Rayvanny wakoze rebo yitwa Next Level maze yarangiza agasinyishamo umuhanzi witwa Mark Voice mutipurimba neza by the way, maze nyuma bikaza kurangira ngo bitagenze neza, maze uyu munsi wa none witwa Mark Voice akaba yitereka akabwira witwa Rayvanny boy amagambo akomeye avuga yuko atigeze amufasha ngo aramurya rwose bikomeye cyane, ariko witwa Rayvanny boy nawe akavuga yuko nubwo waba uri manager ariko hari ibintu utagomba gukemurira umuhanzi bimwe bigiye bitandukanye, especially ibintu biri personal, kubera yuko agomba ngo kumufasha kubigendanye na career ya music, maze ibindi nawe akabyishakamo, ibindi nawe akabyifasha. Abangaba rero bakaba bameranye gutya. Ndaguhaye ikaze nanone, ikaze mu biganiro bya Afro10 TV. Amahoro y'Imana bane nawe mu byo urimo kandi mu byo ukora byose, nibyo tukwifurije inshuti yacu, inshuti ya Afro10 TV. Wibuke gukanda subscribe utari wayikanda, kandi ukomeze ubane natwe mu bihe bigiye bitandukanye uko bwishwe bukeye, natwe tuhabaye ku bwanyu. Reka nkubwiye ngo welcome again. Umugabo witwa Rayvanny boy yahoze muri WCB, Wasafi Classic Baby, mwese murabizi. Ubwo yavuga muri Wasafi Classic Baby yahavuye n'ubundi agiye gushinga rebo yiwe yitwa Next Level. Muri Next Level rero direct yahise yinjiranamo no bita Mark Voice. Ndumva harahagana muri za 2022 nibwo yasize muri WCB, maze Diamond Platnumz akamubwira ati reka nk'umugisha wa kibyeyi maze ugenda ukora ibitangaza muri Next Level nkuko natwe twabikoze hano muri WCB, maze aragenda Rayvanny boy atasinyisho bita Mark Voice. Agisinyisha Mark Voice byaravuzwe ndetse biratrendinga, bivugwa yuko muri Next Level kwa Rayvanny bashinyishije umuhanzi mwiza mutipuririmba neza. Ewana hari amataito bagiye bakora kuri za Wasafi Media bavuga ukuntu ngo uyu mutipati yarije abakobwa abana beza, ngo yabarije bitewe n'uburyo ki arimbamo, bitewe na voice nziza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko majinganga turimo turavugana, kumekucha. Wa Tanzania wanasema kumekucha katikati ya hawa wawili. Mmoja ni manager, mwingine ni musician anaimba, lakini na yule manager anaimba na yeye. Kumekucha katikati ya hawa wawili. Mambo yako je? Hebu niendelee katika lugha ya Kinyarwanda. Kama mimi Mnyarwanda, mimi naambia Wanyarwanda kwanza na Watanzania waweze kuelewa kwa hayo. Uitwa Mark Voice ari muri Next Level yakoze indirimbo zitandukanye, harimo yitwa Kunta ari kumwe n'uwitwa Meja, maze iyi ndirimbo ku rubuga rwa YouTube imaze kurebwa n'abantu bagera ku 503 bisaga. Bakora itwo niyambiye, indirimbo imaze kurebwa n'abantu 212. Iyitwa Body imaze kurebwa n'abantu 324. Bakora iyitwa Ukinichiti, ino ndirimbo yanakorewe promotion by the way Rayvanny boy. Urumva yuko niyo yabashe penetratinga igera hejuru, kuko yarebwa n'abageze muri miliyoni irenga. Ndetse baririmba witwa Mark Voice arimba nyine yitwa Mongez ari kumwe na Rayvanny boss we, maze kurebwa n'abantu 584 bisaga. Arimba yitwa Mama Yoyo, maze kurebwa n'abasaga 493.
urumva yuko ibintu biri neza cyane by the way. Maze hashize rwose igihe kingana n'umwaka nta kintu asohora witwa Mark Voice, ariko hari twabonye bose bacecetse, gusa uwitwa Rayvanny ntiyigeze kugaragara ari kuvuga yuko ngo hari ibintu ari gutegura, ategura Mark Voice kugira ngo azakore tour izenguruka ngo igihugu hirya no hino ngo bamumenye, ariko ntiyabikora. Magingo aya ngaya turi kuvugana uwitwa Mark Voice bivugwa yuko yari umuhanzi umara kurikodinga agahita arara muri studio, nta hantu ho kuba yagiraga. Maze Rayvanny Vivani Boy akabyirengagiza, ndetse byaje guturika bimenyekana byose bijya hanze ubwo uwo bita Mark Voice yarwaje mama we, maze asaba ubufasha uwitwa Rayvanny ko yamufasha akavuza mama we, maze uwitwa Rayvanny amubera ibamba. Uwitwa Mark Voice rero ntabwo yabicecetse, yavuze uburyo ki ubuzima bubi yabayeho kuva yagera muri WCB, avuga ukuntu byose byamugendekeye rwose, arabigaya bimwe bikomeye cyane. Hari aba influencers batandukanye bo muri Tanzania, nabonye witwa Mwijako ari mu Bubiri aho yagiye mu Budage, ari kuvuga ngo ntabwo Rayvanny ashinzwe kumenya iwabo mu rugo wa Mark Voice icyo bariye, niba barwaye cyangwa se batarwaye, ati kuko nawe afite umuryango. Ati hari ibintu abantu bagomba understanding, ati niba umuntu agufashe mu buryo bwa music, ati nawe ugomba kuvuga nyine yuko inshuti zawe zigufashe zisanzwe. Ati nta nubwo bikugira inshuti kuba uri gukorana na manager runaka ngo mube inshuti. Icyo ni igitekerezo cy'umunyamakuru ukomeye cyane, mu influencer big one muri Tanzania witwa Mwijako. Abamuzi baramuzi, ngiye ndamuzi ko ndamukurikirana cyane. Ubwo akuzira undi mu comedian ndetse n'umu influencer big nawe byatari, ndetse ugaragaza yuko ari kuri side ya ashyigikira witwa Rayvanny ndetse na Harmonize, akaba arwanya witwa Diamond Platnumz, ariko mu buryo bwa industry kwa kundi nyine haba icyo bita amashindano, usanga nyine uyu nguyu iyo ashaka ngo kwemezanya n'uyu, ariko uyu akaba afite abamuri inyuma. Natwe turabizi Nyarugenge Bruce ndetse na Ben, hari ababa bari inyuma ya Bruce n'abandi baba bari inyuma ya Ben, nge simbabwira uwo ndi inyuma ye, ariko arahari. Ariko cyane cyane we would like ko music yaba ari ba supported kurusha ibindi. Uwitwa Mr Pimp warakubwira ati rwose ati Rayvanny ndamufana, Rayvanny ndamushyigikira mu bintu akora byose, atari kangaho uyu munsi ntabwo turi buze kubyumva kimwe. Ati niba yarazanye umwana akamuzana amukuye iwabo, avuga ko aje kumufasha, ati come on, ni gute umuhanzi ashobora kurikodinga, yarangiza kurikodinga agahita arara muri studio? Ni gute umuhanzi nta myenda yo kwambara agira? Ni gute umuhanzi nta transport agira? Ni gute umuhanzi atarya neza? Ni gute umuhanzi atagira uburyo bwa communication n'abantu bwiza, especially na phone ubwirimo? Agira ati ntibishoboka. Ati niba ushaka yuko umuhanzi abyara umusaruro mu branding, kora icyo bita to brand him or her, then nyuma uzamusaba umusaruro. Ati wasanga kandi ubu ngubu witwa Rayvanny yarashakaga umusaruro kuri Mark Voice kandi atageze amwinvestinga mu bigaragara, atarigeze mu branding. Ati ntabwo bishoboka yuko rero yatanga umusaruro. Umuntu arara muri studio, umuntu nta myenda agira, umuntu nta phone agira, nurangiza ujye kuvuga ngo urajya kumutereka imbere y'abantu abaririmbire, ninde se uzishyura? Ninde se uzaza kumureba? Ntawe. Byabaye ngombwa ko witwa Mark Voice asaba kureba kuri dashboard ya YouTube yiwe, maze witwa Rayvanny arayimwereka, arangije amukubitamo udufaranga dukeya bitewe n'aya yari ariho. Ariko nyine still ikibazo
cyangwa se urwishe yanga ruracyayirimo witwa Mark Voice aracyabayeho nabi, ndetse byabaye ngombwa yuko abahagaritse imikoranire we na Rayvanny, urumva kuko hajemo akabazo ko kutumvikana. Ariko nanjye ndi inyuma y'igitekerezo cya Mr Pimbi, nubwo namwijya kumwemera, ariko ndi inyuma y'igitekerezo cya Mr Pimbi, aho umuhanzi nta kuntu ya survivinga, nta kuntu yatera imbere utaramugize brand. Kandi kumugira brand harimo kuba afite aho kuba, harimo kuba afite imodoka nziza, harimo kuba afite lifestyle nziza nyine tu. Ariko uyu nguyu byose ntabyo afite. Haje undi kwa Reza, ayo Reza wo muri nuze wo muri WCB ni nuza ni producer muramuzi. Reza uyu nguyu rero nawe avuga ko ngo Mark Voice ari kwiriza ibiki n'ibiki, ngo atari akwiye ngo kudependinga kuri boss we Rayvanny Vivani Boy. Ariko se abantu bakamubwira ati we Reza ko ari uri Burundi, Diamond Platnumz akakuzana agukuye Burundi akakuzana Tanzania akakujyana muri WCB, akakugurira imodoka, akakugurira inzu yo kubamo, ibintu byose akakubrandinga kugira ngo ube big star, ukora ibintu byatari unatekereza neza. Ati kubera iki wowe umva yuko mugenzi wawe bamufata nk'ibintu biri aho ngaho, mu gihe wowe nawe bitigeze bikubaho nk'ibyo ngibyo? Cyo ni ikibazo gikomeye. Reka dukomeze dukurikirane ino nkuru ibiri kubera muri Tanzania hagati yitwa Mark Voice ndetse na Vivani Boy, maze turaza gukomeza tukubwira amakuru y'imyidagaduro atandukanye yo mu karere. Jedi Hero Willis, reka ngwini, ciao ciao.